Bakunzi ba Isabelle Julie twongeye kubasuhuza. Twari tumaze igihe tutabagezaho bimwe mu bihangano byacu, ariko mutwihanganire ni igihe nyine kitagenze neza. Twongeye kwakira umuhanzi wacu rero. Hari amakuru twumvishe ko atari muri iki gihugu. Ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Noneho turi kumwe na nyir'ubwite. Bimeze bite ubundi? Ni byiza cyane, ayo makuru niyo nari maze icyumweru cyose ndi mu gihugu cy'iBurundi. Naragiye kuvugayo ubutumwa bwiza. Ashima Imana ko Imana yabanye natwe mu gihugu cy'abaturanyi Burundi, kandi yadukoresheje iby'ubutwari tutatekerezaga ko ariko byagenda, ariko Imana yabanye natwe. Nicyo cyari gitumye muri ino minsi tutaboneka cyane, ariko ubu noneho ndibwira twaje, kandi twaje tuzanye inkuru nziza cyane. Ese mu gihe nk'umuntu utarakubonye mutari kumwe nk'iBurundi, wamusobanurira ko igitaramo cyari kimeze gute, wagenze ute, mbese muri make wamubwira gute? Igitaramo cyagenze neza. Twari turi mu itorero ryitwa Inihakore Ingozi. Nanabanza gusuhuza n'ababanyi bacu b'i Burundi, abarundi bagenzi bacu, ndabasuhuje cyane. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Twagize igitaramo cyiza, abarwayi barakize, twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza byinshi cyane. Natwe yadukoresheje iby'ubutwari, twararirimbye abantu imitima irahembuka. Ndibwira ari uko byari bimeze, ariko byari byiza rwose. Zimwe muri za ndirimbo zawe nizo waririmbye cyangwa hari n'izindi wagiye wongeramo? Yes, indirimbo zanjye naraziririmbye, hari izindi nongeyemo abakunzi banjye bataramenya cyane cyangwa se batarumva cyane, ariko mbashishikariza no kuzumva cyane kuko zirimo ubutumwa bukomeye. Hari indirimbo ivuga ngo isi ni icumbi, ni indirimbo nshyashya nsohoye vuba. Hari indirimbo ivuga ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ni indirimbo nsohoye vuba muri ino minsi. Hari n'indi ndirimbo ivuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka. Ndibwira ari zo ndirimbo ahanini nshyashya zirimo cyane, n'izindi zanjye zo basanzwe banziho. Zose rero zarakoze muri icyo gitaramo twari turimo, kandi rwose nabonye imitima y'abantu ihembuka cyane. Nka zimwe mu ndirimbo zawe tuzi, hari indirimbo zawe tuzi nyinshi kandi nziza, indirimbo wavuga ngo nararirimbye mu mvugo z'abo uratwemeza, ni nk'iyihe waba warakoze nawe ukavuga uti iyi ngiyi kabisa irabemeje? Ababanyi b'i Burundi bambereye inshuti nziza cyane, ku buryo twakoranye ibintu bidasanzwe. Indirimbo ivuga ngo bimenyekane ko ari we Mana, nabonye ariyo abantu bisanzemo cyane cyane birenze. Hanyuma n'indirimbo ivuga ngo isi ni icumbi, abantu barazikunze cyane ku buryo kugeza na n'izi saha hari abantu bakimpamagara bakaziririmba, numva baraziririmba, numva biranejeje, kandi nkanashima n'Imana yampaye kuba natekereza ayo magambo kuyandika kugira ngo abantu bose bahembuke mu mitima. Kuri ubu twavuga ko amarembo yafungutse cyane cyane, inzira zafungutse cyane. Mu gihugu cy'Uburundi bafiteyo ibindi bitaramo bigeze nko kuri bingahe byose bigiye gukorerayo muri ino minsi, kandi si Burundi gusa, Imana yavuze ko izatugeza kure. Ubwo no muri Kenya twaje, na Uganda twaje, hariho hose ku mipaka yose tugomba kugeraho tukavuga Imana. Ni iki wabwira abakunzi ba Isabelle Julie? Abakunzi banjye ndabashimira cyane ko baransengeye. Abakunzi banjye hari abo bamvugishije bampa courage, kandi ndabashimira cyane ko bakomeje kunshyigikira mu byo nkora, bamba hafi cyane rwose. Kandi nanone ndababwira ko nzanye ubundi butumwa cyane, kubwo nari nsanganywe. Imana ifunguye amaso kugira ngo ndebe imbere cyane, ku buryo mbagezaho ibihembura imitima yabo. Rero bivuze ngo abakunzi banjye rwose bishime ko ngiye kubaha ibintu byiza, kandi numva turi kumwe cyane muri ino minsi. Ndagerageza gukora ibibanezeza kandi bizajya bihesha Imana icyubahiro. Dusoza, ushaka kubona indirimbo zawe cyangwa kugukurikira ku buryo bwagutse, yajya zikura hehe? Umuntu ushaka kubona indirimbo zanjye cyangwa se kunkurikirana, hari channel ya YouTube yitwa Isabelle Julie, niyo hanini ishyiraho ibikorwa byanjye bya buri munsi. Hari nimero yanjye ya telefone, nayo ngira ngo nayitanga ntacyo byaba bitwaye. Hari uwaba yumva ashaka kumpamagara akamvugisha, hari uwaba ashaka kungira inama, hari uwashaka kunsengera. Ibyo byose ndabyemera, ko byose byarushiriza hamwe kunzanira ibyiza kuri jyewe. Nimero yanjye ya telefone ni 078 53
91 691. murakoze cyane. Ndakoze nawe, Imana iguhe umugisha.